Mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa Impumuro y'Isano. Uyu mukino ntitwawuhisemo kugira ngo twongere agahinda k'abana batagira base bazwi, ahubwo ni ukugira ngo ufashe ababyeyi barushaho kugira uruhare n'inshingano bafite mu bo babyaye. Mukurikire umukino. Nikoze Kayite, umwana amerewe ate muri iki gihe? Amerewe neza. Nawe wabyiboneye nawe witegereje. Uko asinziriye kubera urugendo rurerure mu modoka, ubundi aba yadukubaganiye bigatinda. Kuva Butare kugera inaha Musambira ni kure yananiwe. Harya yitwa ndera? Yitwa Kavamahanga. Ese ubu ntagiye kugira imyaka 2? Azuzuza 2 n'igice mu cyumweru gitaha. Se buriya ntashobora ngo akarane twumve. Hariya ni hafi turanahareba. Ese tagisi yawe kuri hano twufanye ryari? Wagira ngo naje mundeba, nibwo nayo nkihagera. Buri gihe nubahiriza amasezerano ngewe. Ese ko ntakubajije butarumerewe te muri iki gihe rabize kumerewe neza? Merwa neza se byahiye. Nuko buhoro buhoro. Ubuzima bwo mu mujyi wa Butare murabereye ku bantu nkatwe tuba tudakorera amafaranga. Mu Kigali se mumeze neza? Numvise ko mwana akomeye. Bimeze neza ra? Ndaho ndakomeye. Kwa kwivugira nabundi biragaragara. Ntimurabona umufasha se? Oya. Ndacyabitekereza neza. Babagiriye ikizere kuba mukiri ingaragu ntibigifite umwanya kuri mwe. Ko mugomba kugira vuba. Ubundi bwo ni ngombwa. Maze rero Kayitesi. Ubu ugomba kuba wibaza impamvu nagutumyeho ngusange hano Musambira hanyuma nkakuzana kuri uyu muhanda. Reka ahubwo byambere rujijo cyane. Nibajije impamvu yo kunzana mu muhanda w'icyaro kibisi nk'iki biranyobera. Rero ushaka kugusobanurira nyine. Mugiye no kubizambya munyicaza hano mu byatsi. Rero ni mu bihuru. Ahubwo nimugira va mu maramatsiko. Ndabyumva ugomba kuba wibaza byinshi. Gusa mbanje kugushimira kuba waje. Kuko byerekana ikizere ufite. Nta kuntu ntabagirira ikizere kandi mwarampaye imfura. Nubwo bitari mu nzira zitunganye. Ko ni ushaka kuvuga ndabyumva. Nibyo. Ndabyumva. Ibyo byose ntabwo twabanye nabi kuva tugitangira kumenya nagitangira kwiga muri kaminuza Butare. Kandi na nyuma ho maviri ntitwize duhemukirana. Gusa muri iyi minsi ibintu bigomba guhinduka. Bihinduka bite? Wese ntubyumva. Yego, niyo mpamvu kuva aho mubona umwanya ukomeye mutongeye kunsura cyangwa munyandikire. Wabimenye rwose. Menye biki? Umwanya nahawe ubutuma abantu benshi cyane cyane abo mu mujyi bampanga amaso. Baguhanga amaso? Ibyo nkoze aho ngiye wo tuganira hagaragara byose babibona vuba. Ni nayo mpamvu nahisemo kutubananira ahantu nkanga hitari uyu muhanda. Yego. Urashaka kuvuga ko amaboko atareshya rero? Wabyivugiye nibyo. Nta kireshya rwose. Ubu ntashobora kuramukanyura byumva. Kiri umunyeshuri byari byo. Ariko aho bapera uriya mwanya byabaye ibindi. Ko byabaye ibindi? Byabaye ibindi. Ibikise? Ibyo ariko ntacyo byari bitwaye aba tudafitanye uriya mwana. Mwana se atwaye iki? Aragitwaye. Ntamwinubye ngewerwa mukurura impande zanjye akaba ari mwe atari ikibazo kandi ntaho muhurira. Ikibazo mfite n'iki cyatumye ngutumaho. Uriya mwana uretse ko ari umwana nge nkaba ndi mukuru, ubundi nawe wabonye ko dusa nk'intobo. None se ikibazo kikaba kiri? Ikibazo kirahari. Sibyo byiza gusa no wabyaye se? Nge suko mbitekereza. Ubitekereza ute? Ikibazo nuko no batazi uwo mwana uzajya mubona kabanzi, azajya ahita amenya amateka yanjye nawe kandi atari ngombwa. Ijoro simbishaka ko ntibinyongerera icyubahiro. Ubwo ara kuko wakomeye ibyo twakoranye byose biguteye isoni kugeza nubwo umwana wawe utakimushaka. Sinkimushaka ko anyibutsa byinshi ntashaka kwibuka. Cyane cyane nyibutsa ko nigeze gukubagana. Akabera rubanda rwose ruzi ikimenyetso kidasibangana cy'ubwo bukubaganye. Icyo kimenyetso se warebye ko gisibanganya maze ugatunganirwa. Gahirwa we. Unyumva nabi. Nakumva nabi. Unyumva nabi rwose ntabwo nabirota kuko ari umuziranenge. Nta cyaha afite rwose. Gusa urabizi ko ari umuziranenge. Ikindi kandi ko dukabije gusa. None ahubwo nanjye ngukoze isoni kuba ndiho kandi bamwe mu bakuzi bazi ko twigeze kuba inshuti. Yabinkoze isoni n'ibyo binkoze isoni. Aho njye mvuye kuri isi ntibyarushaho kuguha amahoro maze ugakunda ukarushaho gukomera. Yego nyagasani. Gukomera menya bikomeye koko. Ariko njye sinakomera ntyo biramutse binangwiririye. Erega komeje kundogoza kukubwira icyo naguhamagariye. Ahubwo nizi ibitekerezo bitandiye kandi ntigize ntekereza. Nagakenze kiza wambwiriraga ahantu nkaha. Harya ngo nuko nacupiye. Si wowe ncupije ubu njye simba ndi umukobwa utunganye cyangwa narasabwe mfite uwanjye none nkaba ntabiteze. Babazwa nuko mumara kuduhindura ibijonjoro mutubeshya hanyuma mukatukujugunya iyo ngiyo. Ntimuturebe n'irumwe. Ntabwo naguhamagariye kubwira amateka y'ubuzima bwawe. Ibyo utakoze ntiwabikoze. Utakoze kandi byaragaragaye. None se ko byagaragaye? Kuba bimwe narabigizemo uruhare rero nivyo bimbangamiye. Si ubwo wabaye waroreraga kuntumaho niba bagira ngo umubwire ko utanshaka. Narimbiyobewe.
iminsi yose wari umaze utanyandikira nanakwandikira ntunsubize ahubwo we ineza ibanza kubusa koko kubona waribagiwe uko wazaga umeze n'amagambo wazaga uvuga boshye wahanzweho ubwo ko wabaye uretse kurakara wabaye uretse kurakara ukareka nkubwira no guhamagariye gusa ni ikindi uwongeraho ni iki cyumve neza kubera ibyo byose nakubwiye wowe nuriya mwana nubwo mbona mu mbangamiye mu mibereho yangiye turakubangamiye koko kubica simbishaka gusa sinshaka ko mbaho bashobora kumenya bari ese uri siterero imana yendushye izambera umugabo cyetse nituva mu Rwanda muve mu Rwanda koko aho utazwi se ntiye ko warenze n'imipaka ni icyo nashaka kukugezaho ndashaka ko mwembi muva mu Rwanda rwose ubutazarugarukamo biyo ntago mani kiza kugira ngo ibyo byorohe nakuzaniye amafaranga 1,500 ukazayajyana ukajya muri kimwe mu bihugu duturanye ntibizakurushye nibigushobokera uzajye kuri kose ko kurakomeje ndakomeje ugende rwose sinshaka kumenya uko uzajyamo icyo ari cyo kuko ntifuza kuzongera kubona nawe ukundi ko ntushaka kuzongera kumbona ushobora kuzagira iyo uzaba ukazizacuruza ukabaho utyo n'ubundi mu Rwanda ntacyo wakora uretse kwandavura ubu koko mpambire kubera ko utanshaka hafa hambira ntaho ngiye sinzava mu Rwanda n'aya mafaranga wereke mu Rwanda ndahakeneye ariko mfite amahoro ubukire bwa mbere n'ubwo nta bundi ibindi bizaba biza nyuma ntaho ngiye nta mahoro rwose ntaho ngiye uribeshya kuko mbishatse nta mahoro wagira ko nta mahoro nagira nivyo ntacyo kubihinduraho kandi uramutse uzaza ugatsemba undi mugambi nafata ntiwazigira gushimisha ubundi se ubufasha uranshimishije ushatse rero wavyemera utazuyaje ndetse mbigize itegeko ukabuze kutazigera ugaruka n'uriya mwana cyangwa se gusura bene wanyu nta muntu kandi ugomba kumenya ijambo na rimwe kuri ibintu nkubwiye yego ko wakarama we gupfa yakena nzagenda utazagenda no kunyicira nibyo nta kintu naguhamagariye dore amafaranga ngaya dore ngaya shyikira ntawe uzigera yagukekeraho ejo cyangwa ejo bundi ntuzabukire mu Rwanda nta muntu n'umwe ugomba kumenya aho wagiye uzabura gusa abushake bakubure birangira ariko se ubwo urabona nzabishobora uzabishobora umwana azakura azi ko aho muri ariho iwabo ntuzigere ugira icyo umubwiraho cyangwa utuza gusura bene wanyu ubikoze nkabimenya wazabyicuza nta n'ikindi ubimbazaho ibisobanuro narifite birarangiye injira. Sineza bando. Ni jewe mwiriwe. Mwiriwe. Yego. Yego. Amakuru kira? Mukuru ni meza. Cyumwe cyagenze neza. Rwose. Abandi se ko badakoma bagiye. Yewe, nari nagiyeje iwacu. Naje nane nsanga umugore wanjye yateguye kujya gusura mugenzi we bakorana ngo warabyaye. Nuko mbwe umushoferi ngo nabajyana. Dore n'abana bose bagiye n'ijyo basigaye hano genyine. Eka numvise nta muntu ukoma mbona bidasanzwe. Ubundi se ko abana babaga basakuza. Cyane. Ahubwo narigize ngo nta muntu uhari, nari ngiye gukata imodoka ngo nisubire ntakomanze. Reka numvaga ngomba kwiruhukira. Nibyo. Yewe, njye naruhutse bihagije. Ngitero nta kindi kintu nakoze uretse kujya mu misa. Ahubwo nari nyarutse kugira ngo tube tuganira gusa umunsi wisuniye. Ujya mu misa buri cyumweru? Kujya mu misa burya ni ngombwa. Burya ibyo dukora byose bigengwa n'Imana. Reka sitwe tubigenga rwose. Tugomba burya kuyiragiza kuko ushobora byose. Ubuze tutayiragiza nituyo. Ibyo ntabwo twabigira impaka. Mushobora kuba muriho kurusha ndetse benshi bayiragiza buri munsi. Nzabando. Uzi icyo nyibutsa rwose igitekerezo mporana ariko nkaba nari narabuze akanya twirenge ngo nkubaze neza. Ni ibyerekeye iki? Reka nzazane ibyeri tubivuge dusomaho. Zana byeri da niryo banga se waba mbikiye nibanga kira. Reka nze rwose ndikubwire. Yewe nanjye ndumva ari inteye amatsiko. Kubaza nibanga naho kubimenya ni ibintu usanzwe. Ni ibintu usanzwe uzi kandi nangira ngo barubyibazaho. Ndumva ndafite amatsiko rwose. Akira. Urakoze neza uri hanze harimeze nabi. Ariko nanjye mfateho usanze nanjye aribwo nkibyuka. Yewe
niko se ndakumva ubucuti burya nicyo mara wenda wabona inyungu y'inama. harya imyaka ibaye ngaho urongwera ibaye 10. imyaka 10 10 imyaka 10 kuba se kugeza iki gihe nta kana nta n'indavuyemo nzabantu kibaza iki yashawe navyo bibaza iki se Habishu. amahirwe azaba yahe umuti urabona uzabuwe koko kanimara byari mwihorere. none se shaka ko umugore wanjye twasezeraniye mu kiliziya tuvugana ko nzamukunda mu byishimo no mu byago kugeza gupfa kandi akaba nta kibarangirira. oya ntacyo. none se shaka umwirukane koko nk'uko bamwe babigira umurikize none se ariko ubundi uzi neza byo ndabizi neza kuko rwose twisuzumishe mu babishoboye benshi kandi baduhaye ibisubizo bimwe. yewe erega ubundi nawe arabizi neza ko impambaro ziturukaho. cyangwa rero icyo ntabwo byambuza kumukunda da uko nabimusezeranije se. kandi nta nubwo ari wabyiteye ni ibyago rwose niko bimeze. tuzabyihanganira twebwe. yego kwihangana mu byago nibyo ariko se nta kuntu wabigenza nko ku ruhande ukaba wakwibyara umwana umwe cyangwa se benshi akabemera bakaba bawe. oya reka ndumva rwose n'umugore wawe uko yabyumva nta niba gukunda yakwihangana rwose uwo mwana akamurera ntabwo atari umwe mubyaranye. ku bagore ibyo ntiwabyemeza. cyakora ibyo uvuga byo ndabyumva da uretse ko numva ntabikora njyewe. kuki se? hari ubwo igitekerezo cyanjemo ariko nahise nkihamagarira kuri. reka impamvu ni nyinshi. reka njye numva nta mpamvu igaragara yatuma uzagumiraho ugahambishwa ikara mutega ku mashanyarazi nika ntaryo bazabona iwawe. ariko uzi gusigira imbeba buri munsi ukuresha nta kana ngaho izo mpamvu zinyuremo nanjye ndabona kugira inama ko nzifite ra. nizo nshaka nanjye kumva. nsomera akabyerera. yewe ndazifite. ngaho nyurira dore ya mbere nuko ndi umukristo ibyo urabizi. iyo mpamvu yonyine se ntihagije. umutima wanjye ntiwanyemerera guharika ku buryo ubwo ariko kose umugore wanjye nishaki. iyo bigeze aho bikomeye iby'ubukristo bivaho. oya mwa ibyo ni imihango zabandura rwose. reka kujya mu kiliziya no gukurikiza ibya padiri avuga ni imideli nkindi. uramenyesha ntabwo ugize gukisha ugira ngo si ibintu bikomeye ibya padiri babigikora ndakurahiye da. njye si uko mbyumva rero. ubyumva utese? ntabwo ari uko mbyumva rwose nubwo ubyita ibya padiri nawe wibashije ye wasanga ari byo. ni umuco rwose dukwiye gutoza buri wese wiyemeje kurwubaka. tuvuye nko ku mugore wanjye mbese ibyo byabwo afite yabimenya ari uko turi kumwe twabaye umuntu umwe. tugomba rero kubifatanya. nishima se ko mfite umwana nabyaye umugore wanjye bazashimishwa n'iki? no kurera abo wabyaye. yego byanshimisha mfite umwana wanjye. yewe ariko noneho tekereza ngiye kwa nyiranaka tudafitanye amasezerano uko mpavuye hakaza undi bwacya akabyarana n'akana kawundi akambwira ko ari uwanjye maze nanjye nkishima ngashishikara nshaka uruhembo kandi muzi ko umwana atari uwanjye. sesha nzabwirwa n'iki ko ari uwanjye koko? uzareba ko musa. cyo ntawe bihuriye. dushobora kudasa kandi ari uwanjye agasa nka nyina cyangwa nabo kwa nyina. yewe ashobora gusa nabi iwacu tudasa. ubwo se ntabifuturira he? nawe wakwirebera ugashaka umukobwa uzi ko atabunga hirya no hino ukamwiharira bikarangira akabimenya nawe. ngaho rero aho bikomereye. bikomese biti? umuntu mutirirwa mutarara na buri joro wabimwizera utera ushingiye kuki? yewe nabo bagira baba bibeshya burya. ukabyizera kuko umukristo ngaho yizera imana atarayibona. ngwiki have itubu kwizera kw'abakristo rwose. ntago mbatutse kugaza byinshi imana yakoze kandi ikora buri munsi isuze Yesu urabona tangarira. icyo cyizere uvuga ntacyo cyizere uvuga ntaho gishingiye rwose. icyo ntacyo ntabwo cyaba ari cyizere. nabashakanye mu barakica nkanswe ishoreki. reka numva atari impamvu zatuma uberaho kugeza gupfa. erega sizo gusa. ni nyinshi. ni nyinshi rwose. byari byose niba hari n'izindi nama afite nk'izo mbwiye. yewe Habishu ndakumva. mu kinyarwanda baravuga ngo isura isambira byinshi igasohoza biki. uwo mugani ubaho ariko ntahuriye n'ibyo byawe.
wese wasambira byinshi nta nabicyo ufite ndashaka kuvuga ko nta n'umwana n'umufite yewe ndabiguha neza habisho ngaho hariya sha ndakumva nihaye kujya hirya no hino kuri uwo nita inshuti nizeye ngaho rero na cyagusida nkagikongeza umugore wanjye twembi tukaramparara ibyacu bikarangira ubwo ko naba nungutse iki aho ufite ukuri kuko abenshi barwaye sida bayanduye kuri ubwo buryo kandi bari ko bari kubona arangaho none se nyamara hashira iminsi mike inzogera ikirenga ibyo ari byo byose si iki nako ntabyo urampagaritse pe uranzitiye sida nta muti nta n'urukingo reka da ntiwumva se naba nihemukira ngahemukira n'umugore wanjye bitavuga rwose nibyo byo tukabura umwana tukabona n'ubuzima bwacu erega uretse n'iyo sida hari n'izindi ndwara ziriya zandura kuri ubwo buryo dawo umuntu wiyubaha burya adakwiye kwandura ndakiza zo ndazizi umuntu urwara ziriya ndwara zifata ibitsina kandi biturutse ku bukubaganyi bwe njya mvuga ko yandagaye rwose ariko se erega nanjye nifuza kubona umwana none se ntabwo narenga kuri izo mpamvu nakubwiye cyane icyo cyago sida ibyo nibyo rwose wihaye ubukubaganyi nk'ubwo abyemera ari uko imugezeho rwose ni nk'aba bashoferi biruka amasigamana bemera ko impanuka bigira iyo bagize imana nabwo iyo mpanuka ntibahitane bakabona akanya ko gusubiza amaso inyuma yewe habisho ndakumva nzaba ndora we ntahe nibyo itahere ndumva ikibazo cyawe kinaniye rwose ubwo tuzasubira ubundi ikibazo cyawe kirakomeye gukomera ko kirakomeye ariko rero burya nta kundi byagenda none se nzi ko nagombye gukomeza ubwororoke bw'umuryango ariko se mbigire yewe ntako reka ndebe ikoti nambare ngeze hirya hariya mbaze kanyandiko n'ibyo namutumye yabinzaniye ngaho gira vuba nuko abana kahiteze ko namwirukana umwana wanjye gutazagaruka nkaba ntazi naho baherereye ubu none simba mbazanye nkamurera bahungu we ubwenge buza ubujiji bwabanje koko wa wundi wa kera wereka kanunu wenda hari nawe yahise akurikira nyina harya mama nyina yitwaga nde Nyiramanadera niba basi mu bantereye umugore ibyo byose nabigira nte nzaryoma nta kundi nabigira ntihandi sinari neze kumenya aho bari ngo mbazane imbarere tujyane nzabandi ngo akinga urwo rugi mama uyu munsi ku ishuri umwana yanyenjejeho ndamukubita none mwarimu yambwiye ngo ejo nzazane wamushubije iki ari kumusubiza iki namwihoreye ubwo ejo nzananirwa kwigira mu isoko maze nyanya zanjye zipfa ngo ngiye kwirirwa ku ishuri ubundi se ko ari papa bantumye wumva ari wowe mva nawe sese uzajya ntudafite ariko mama ko wambwiye ngo uzambwira aho papa ari nawe ukuze ubu koko se ndakura umuntu ugeze mu mwaka wa 6 wa 6 gusa ubonye ni uri w'amashuri yisumbuye nk'ahagenda uzane cya gitenge cyanjye n'ifuke ndumva imbeho nyinshi banza umbwire aho papa ari ndumva maze gukora tangiye kandi kumbaza ubusa ubwo se n'ubusa kubona abandi bana bo batuma base bakabazana naho nge simuzane mama uzuko abahungu twiganye bose bambwiye ngo bacu ntabwo ari bakubwiye ko ari bakubwiye ko ari bambwiye ko ari mu Rwanda nibyo se koko ni mu Rwanda ibyo ngaho ajya kunzana igitenge maze aceceke aho ngaho rwose buryo tugiye mu isoko ku Gisenyi tuba tugiye iwacu rero tugiye iwacu si heza se ni heza useka atari kure twazimukiye ku Gisenyi ntiwazajya ucuruza mu nyari cyiza tuzaguma noneho Imana ishaka ko tuba data saba ku Gisenyi oya buri kanya so ntwagire kumbaza ubusa jya kuvoma amazi nitekereza abahe mama abahe rwose ese kuki mutazanye no kuri Goma ntabwo yashatse kuzina kuki se utagumanye nawe yarakurukanye yaranyirukanye kuki se jye utansize ibi nanjye yaranyirukanye yatwirukananye twembi wowe n'ubwo wari wamukoshereje ese nari namugize nte mama wibabara ugazadukumbura ze kudusura njye kukuzanira cya gitenge cyawe genda unzane wa mwana we sasa mvuge byose iyo nkejya muzaho ndeko yarangira nzatsembese nzagira ne koko rwose
nzamubwire duke se tudahagije ndagenza. dore ngo iki ndakizanye reka kirashaje gira ubura ikindi mwana wanjye ko nahombye nkaba amaze gukena. ariko mama ko nabonaga kera uba ari ibifaranga byinshi ubu kuko byose byarashize neza icyo gihe se ko nacuruzaga byinshi naho gukora utunyanya ncuruza kugira ngo tubone ikituramutsa mwana wanjye. ese papa yarakize cyangwa yarakennye? yarakennye kandi ntabwo yadukundaga. aba ku Gisenyi se? aba mu murwa mukuru w'u Rwanda mu ishuri twiza ko yitwa ngo igira. ese nibyo murabyiga? i Kigali turabyiga nabyo. ubwo waturuka ku Gisenyi yagera i Kigali? yagerayo hari imodoka nyinshi n'umuhanda mwiza. ariko mama niba papa atadukumbura uzwi ko tumukumbuye waza aretse tukajya kumusura. ntuzigere unabirota no mu nzozi ndabiguhariye ndabikubujije. ntabwo adukunda na gato. ubwo se birashoboka? ntashaka no kutubona imbere ye. ubwo se birashoboka? reka tuzajyayo. oya ntabwo tuzajyayo kandi kava amahanga uzankorera ishyano. ariko mama ubu nisa na papa murasa cyane rwose. murasa cyane rwose. none umenya papa agira amahane gusa umuntu yanga uwo basa koko. ubundi umuntu akunda uwo basa ariko se we yakwanze kandi musa. kumbwira ko mama naryibagiwe. ntabwo nshaka kuryibuka. ntabwo nshaka no kuryibuka. mama kuki nkubaje izina rya papa buri gihe umbwira ngo ntabwo urizi ngo wararyibagiwe. ngenda umva bidashoboka rwose urambeshya. nkubeshya mama rimbwira rwose ndajye kumushaka mubwire yongera dukunde. wenda nkibyibuka niko nakubwiye nubwo naryibuka ntibishoboka ntiwanabishobora naho wabishobora njye simbishaka. ndabyumva ko ushaka kumenya data. ntabwo mbishaka rwose. kavama tekera ziriya nyanya ku gitebo kandi nsanga urangije ngiye mu gikoni. wumvise? numvise. naho ureke kumbaza ubusa ntuzongere kumbaza ubusa rwose dore igihe mba narakwiyamiye ntukambaze. ndabikora vuba ariko uzarimbwira. wenda papa arankunda nuko mama atabizi. izina ntarimenya ubwo nzi ko abi Kigali gusa nzapfa kugenda. wenda twe kuzavugana ariko mubone ndetse nzajya kumushaka mu kwa 7 dutangiye ibiruhuko. mama ntazamenye iyo nagiye. nzafata ku mafaranga ye nzafataho azanjyana nazangarura. ubundi nzafatira imodoka ku Gisenyi ndahaziho. ndabyiyemeje. umubyeyi ese ko numva witabira kururi? aribyo nabwiraga umukozi ngo aze gutunganya. naho ubundi nari nicaye mu ruganiriro nisomera imvaho. imvaho harimo iki cyiza? birimo da harimo utuntu twinshi twiza. dore ni inyandiko y'uyu munyamakuru ni nziza rwose. iravuga iki? biravuga ukuntu ikibazo cy'abana b'imyandaro giteye inkeke igihugu cyacu. ngo umugabo wese waba azi neza ko umwana uyu n'uyu w'ikinyendaro ari uwe ntakwiye kugira isoni zo kumwemera ku mugaragaro. ndayisoma nitonze reka mbanze nicara akanya nduhuke dore igihe mba nabereye mu mpapuro. ibyo zada niko hari ikiruhuko cyane iki? kimaze no kundambira ahubwo mbura icyo nkora neza nk'ubu nari ngutegereje ngo twiganirire numve nshize irungu. kwiranwa n'umukozi wenyine induru y'abarwayi ku bitaro nawe kandi imena umutwe. noneho ngaho ndaje rishiri ko nta nkuru ufite kukubwira sura rimarwa niye. reka nkuzanira akayoga wica inyota. ahubwo ibyo biraruta. nubura icyo mbwira se nanjye ndakibura. niba nyine wowe ugifite umbwira. makeya wa nyihera da nabundi ibyo biruta byose. urakoze. shana none ufungure iyo radiyo y'amakeya numvira. nyamara mfite ijambo maranye iminsi nashatse kukubwira ariko nkagenda ndyegezayo. rero uje kurivuga se cyangwa ufite ubwoba ko ntaryakira neza? simbizi ariko nzi ko nakomeje kuritindana. amagambo akomeye nk'iryo avugwa abantu bageze ku buriri. ugura burimbwira. uyu wese ko iyo ngeze ku buriri mpita nisinzirira. radiyo yanjye ntivugira ku buriri. kuba nkiga bambujije kuvuga ngeze ku buriri na n'ubu ndacyabikurikiza. ariko ntiwumvira ye. nawe cyangwa arimbwira ko turi twenyine tukaba turi iwacu kandi dufite umwanya. hari ikibazo kinini gihari. ntacyo da. ufuza mubwira ku byerekeye ubuzima bwacu. iki kibazo ubuzima bwacu. iki kibazo wowe nta ukundi ugitekereza? iki kibazo siko numva uvuga uziga. akana
yewe kuzi neza se ko batubwiye ko tudashobora kubyara ikindi ushaka ko tuvugana n'iki ariko wibuke ko batubwiye yuko wowe uhuye n'undi mugore utari njyewe bishoboka none se uragira ngo ushake undi mugore we nkwirukane ndetse ko ntabishobora nta nubwo byemewe wese wabyemera oya ntabwo ari ibyo nanjye nashaka kuvuga sobanurira neza rero icyo nashaka kuvuga nuko numvaho kugira ngo tubure umwana wacu tweme maze turekeraho kandi wowe ushobora wagerageza ukareba rwose aho wabyara nibura akana kamwe akana akana rwose wakazana nkakarera kandi nagakunda nagakunda nk'aho ari akacu tweme rwose ntikahungabana na gato ndumva ntizeye ko amatwi yanjye yumvise neza ibyo numvise ni wowe bivuze cyangwa se ibyo uvuze nibyo numvise ibyo mvuze nibyo wumvise kandi ibyo wumvise nibyo bivuze ndagukunda rwose n'umwana wawe namukunda byimazeyo ndamushaka munshakira aho uzamubona hose apfa kuba afite amaraso yawe rwose umubye ndabizi urankunda nanjye ndagukunda niyemereye mu ruhame ko ntacyo ntazaguha igihe kigufitiye akamaro cyakugirira neza ariko nsaba icyo ntashobora kubona nubwo ntashidikanya ko cyagushimisha oya byashoboka rwose nta kibi nzabibonamo n'Imana yabikubabarira sinashobora kuguhemukira ngo hari kabene ako kageni kandi ndagusezeranije ko ukunda we wenyine oya uzahumiriza amasezerano ubu yibagiwe reka nubwo nahumiriza nkayibagirwa sinakwibagirwa ko mu maso y'Imana nkesha ibintu n'ubugingo cyari icyaha gikomeye icyaha kiricuzwa kigahanagurwa cyane iyo hakomeye inkingi yatumye umuntu agikora ese ubwo umubye uwo twabyara ni umwana yaba ari mu ntoki umukobwa niwe wakwemera kuguha umwana kuko aba yumva amubangamiye cyane ntawe ari kukareba umukobwa wiyubashye ariko kuko urasetsa ye wibuke ko nta mukobwa mwiza wiyubashye umara kabiri atarongowe barahari nyamara ikindi kandi n'uwiyubashye usigaye atararongorwa ntiyankundira yakunda ankundiye kandi ntabwo yaba akitwa ko yiyubashye birashaka impamvu zo kwanga gusa oya si ukwanga gusa ahubwo wibuke ko byari ibintu bikorwa rwihishwa ariko bikanga bikagaragara iyo bigaragaye tekereza rero igihe bizaba byageze ahabona ubu uvuga ko yabyaye umwana wanjye namwemeye ukuntu icyubahiro cyanjye kizahakomerekera bikabije ariko si ubu tuzagumiraho nta kana pe ngo n'ibyubahiro urwanaho oya ni intego niyemeje sinakora icyo umutima wanjye utatekereje ngese ko mbikwemereye ikibazo kirihe rwose gerageza humura sinzafuha ariko si umubye ko nshima impaye urwo ruhushya umpaye n'urwo kurwara no kukwanduza sida igihe nsaba ndamutse nyandurira aho nshakiye ubu si ko ubwo ari bwo buryo bwa mbere abantu benshi bayanduriramo sida ko sida nyine iragatsindwa kandi n'umuntu atayikekeraho haba ubwo yaba ayifite none se sinanatekereje kuri icyo cyago yewe aho ntacyo nongeraho iyo gupfa yakena yekereye duhebera urwaje yereka burya nanjye birambabaje none se twabigira dute ntituri aba mbere cyangwa aba nyuma bahuye n'ikibazo nk'iki cyakora ko ahubwo biruta twihangane twihangane rwose nk'uko twabisezeranye n'ubundi agahinda gashira bake kuri iyi si nibyo uzapfa reka sinabona nkwaduza icyo cyorezo kandi uzi neza ko bishoboka nuko uyu muntu nyine kitari cyamugeraho yibwira ko ntawe cyamuhera yawe kongera no kukivuga kirakanyagwa reka ahubwo nigendere njye kureba wa muhungu ko yari yahesha agire vuba twiryame mubwira agire bwangu nanjye ndumva sho amaye ibi bintu se mbigezemo se noneho amenye ko hari abo nigeze kubyara nkaba ntazi naho bari sinamukira ariko ashwi reka sinabona aho mbehera mbimuhingukiriza ntacyo nzabimuhingukirizaho rwose nzashaka kugeza igihe nzapfira ariko nyamara burya aravuga ukuri nanjye ndabifuza cyane pe reka ubugore igihe nabugize kare nyoberwaho imfura zanjye zagiye iyo byibura aza kubashyira hafi nkamenya aho bari byarwihishwa yewe ni ishyano yewe burya koko no mu bize turimo injiji nijoro uryamyeho nari ryanjye kigira ngo kiganira neza nk'uko nari imeze icyo gihe atisiga reka nigende umwana iyo sha yewe mwana inguhamagara urakora iki hano
niho ndarayimbeho n'imvubu byambujije gusinzira aho bukera akazuba kavuye nibwo nashoboye kugoheka sinigihe saa sita witwa nde? nitwa Kavamahanga. Kavamahanga? Ayi wowe urava ukagesha abandi ubwo batangiye kurya. Nageze n'ejo ahangaha mvuye muri Zaire hafi ya Goma. Iwanyu ni muri Zaire rero? Ngo ni mu Rwanda ariko tuba muri Zaire. Ngo ni mu Rwanda ese nta n'ubu nahazi koko? Ayi wowe ntabwo hazi? nta n'akabaraga mperuka kurya ejo bundi nimugoroba. Ninde wakubwiye ko wanyari mu Rwanda? Ni mama wabimbwiye. Ubwo nyoko ni umunyarwandakazi rero? Na data. So muri kumuha muri Zaire se? Data simuzi. Yarapfuye? Umenya kiriho simbizi. Aba hehe? Ngo binanga muri Kigali niba naje nje kureba. Uje kureba? Waje kumushaka utamuzi? Ubu urabona uzamubona ute koko? Uzi izina rye nibura? Sindizi. Uzi kuri uwo mwana koko? Kigali we ntabwo yizi. Uri umushaki? Simbizi. Ndashaka kumenya nubwo ntamuvugisha. Ndashaka kumumenya. Hari umuntu uzi nibura uzabigufashamo shama? Nta n'ubwa mbere mpageze. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Waje gushaka umuntu utazi koko? Urumva uzamushaka ute? Simbizi. Ese uzaba utunzwe n'iki muri iki gihe uzaba ukimushaka? Wenda sinzabura abagira neza bamutwonja ahubwo nzajya ndara ku gasozi. Abagira neza? Kuva wagereye hano mu niko kuva wagereye ubu ngubu umaze guhura n'abagira neza bangahe? Uri uwa mbere rwose sinjye kukubeshya ahubwo korera Imana ujye kumutwa nirirwa uyu munsi ndumva shonje pe. Ntabwo ikise shaka ko nanjye nirirwa ubusa nkarenzaho umuyaga. Naranikubye kugira ngo burabwegerane. Ndabona ufite amasabune n'itabi n'ibibiriti ndibwira ko uri umucuruzi ukaba ari ugufite amafaranga. Na faranga no kwigana abacuruza ngo ndebe ukuntu aramuka iyo nta baguzi nabonye nanjye ndabwirwa nkaburara cyakora mwe no tujyana icyo ndya nawe urarya icyo. Urakoze. Ibyo gucuruza byo no guhonda imonye gusa kuba muri uyu mujyi ukennye biragatsindwa n'Imana. Bona abantu bose bagukandagira hejuru. Ni wowe umujyanye nawe reka tata wandi Imana izagufashe rwose urakoze. Ndakoze se nkoze icyo kagira Imana ngaho nwaza tutuntu tugende. Ko yibagiye agafuka kawe? Ari nk'abagenda kukamfashisha niko niseguye nijoro. Ibyo babimenyereho nibyo bita kwisegura izira nyabusa. Uwo muroho kuri isi wagutera ntazi. Kavamahanga. Ngaho umaze kwica isari ngaho mbwira neza koko. Utambeshya umbwiza ukuri. Byaba ari isireri yatumaga uvuga ibidafututse. Niko. Ariko koko ngo waje gushaka utazi n'izina simuzi rwose sinzi n'izina rye. Uzi se nibura icyo akora nawe? Cyose nta na kimwe nzi. Noneho ugiye kunsetsa. Ubwo urikora uraje muje kumushaka. Uzamushakira. Nzajya nshakira hose. Nzajya ndeba umuntu w'umugabo mukuru twaba dusa. Uwo musa? Uwo musa uzamubwirwa nande ko abantu aribo bakubwira batusa n'akana nawe ukirebera. Wagira amahirwe ugasanga murasa. Bitinze ugasanga nta naho umuhuriye. Ahubwo nagira Imana nkamugwaho. Kuko mama yambwiye ko dusa cyane. Yabubeye cyasese hari abantu basara nta n'icyo bapfana. Noneho rero wowe ujya ndebera umuntu twaba dusa urumva umuhoro maze hasigaye uzantungera agatoki gusa nirebere. Ariko se shaho udakabije. Umujyi ko hari abantu benshi b'amoko yose. Dore hari abagenda n'amaguru, abagenda n'imodoka, abagenda n'amapikipiki, hari abakize n'abakennyi. Muri abo bose uzamenya ushakira he koko? Niko. Ubwo se niba yikiriye uzatinyuka kumuvugisha kandi umuhonda mu nyange koko? Agomba kuba yarakize kuko mama kera afite ibifaranga byinshi cyane kandi yambwiye ko ari papa yari yaramuhaye. Naho kumushaka nzajya ndebera cyane cyane muri za kiliziya mbona abantu bo bakire ari bakunda kujyayo. Uzi kuzetsa rwose. Hanyuma no kuvuga ko abakeneraho batumva misa. Cyakora ngazashaka sinkuje nzaba ndeba kuzenguruka kiliziya zose z'Ikigali ushakisha buri cyumweru. Niko uzazenguruka ushakisha. Oya simumvise nzajya nshakira gusa. Nzajya n'ahantu hose habaye ibirori ubukwe n'iminsi mikuru ikomeye. Naho kumuvugisha nzabona shanyike. Ariko se sha tubigarukeho. Ahantu uri umutekamo tukawumbeshya koko? Oya rwose ni ukuri ko Imana sinkubeshya. Kuko numvanye hari ahantu hahakenya sinabitinyuka. Ahubwo ko numvanye hari rwose mwakoze cyane. Erega chansanze uryamye hari yabinyibutse ibintu byinshi. Bikwibukije iki? Byihoresha. Izina ryanjye ni Miruho. Umuruho wanjye watangiye kare. Ariko naruhe muri Kigali watangiriye hari ya uryamye. Nahakuye n'umuhungu w'umuboya wari uvuye ku isoko guhaha. Mbese nguko hankuye? Rwose. Yaraje aranyegera mbaza undi wenda mwibwira makutujumba yaravuye guhanda hekenya nuko ndahembuka. Yakugiriye neza cyane koko.
burya rero kugira neza kenshi si wiyitura ahubwo nawe ushobora kwigirira undi cyakora kuko ngeze hariya nibutse ibyo bintu amaguru yanga kugenda usanga kugira ngo nkubaze ibyo ari byo. Ubwo rero umukozi twarajyanye anyereka kwa shebuja hasigaye nkijwa nzerera haza saa 8:30 abakozi basubiye ku kazi akampa uturyo nkarya nkagenda nabwo nkongera kugaruka nijoro shebuja yaryamye akampa utwambikiye nkarya nkaryama nuko nkongera nkazinduka ngenda. umara iminsi uba utyo koko rwose naje kugira amahirwe mbo muhereza abafundi bubakaga hafi yaho narindi ubwo mpakura amafaranga 1000 ntangira gucuruza utuntu two mu ntoki ureba. none ufite aka kazi ucururizamo abona harimo n'utubutse nakanga kureba nakangira nta kandi ngacururizamo kandi nkanakararamo dore ntureba ahangaha aha niho sasiyo bwije nkaryama aho ngaho iyo bukeye nabwo ngasasura kugira ngo mbone aho mpagarara nitwa ngo ndacuruza. ubu se nakabibwite ashida nishyura ubukode buri kwezi iyo mbonye ayo nishyura nayo ndya bihagije igihe miruho nta bundi bukire ntegereje ubu ngubu ni ukwiberaho ku bugenge gusa ibintu nanzasubira iwacu njye kuguya. hanyuma se ubundi kuki waje kuruhira no mu mujyi wabaye waragumye iwanyu mu cyaro? nibwira ko umujyi ari wari akazi ko nzabona amafaranga menshi ngakira nubwo iwacu nta babyeyi ngira nabaga kwa sogokuru ariko naremerewe neza kurusha ubu ngubu. iwe se nta babyeyi bigira? ntabwo ngira. mama yapfuye kera ndi muto ariko ndamuzi neza bambwiye ko n'umugabo yari yarashatse atari we data ahubwo nabaga kwa sogokuru nyine data we simuzi. mama niwe wari umuzi wenyine ariko nta n'undi muntu yigeze amubwira nanjye yapfuye atamumbwiye. nawe rero ntuzi so turi kimwe noneho. oya shaniwe nawe ufite nyoko. ibyo byo icyama nkazaba umugabo sinakora nka data nigera kuko umwana ntumumenye. aya ni amafuti kuri iyi si nta muntu wampemukiye uretse data wambyaye ntandere gusa. wowe se hari abandi ugira icyo mupfana waba uzi? nta muntu n'umwe tuva indimwe. mama yapfuye nta wundi mwana abyara ariko bo uva indimwe bo ndabazi bose hashize imyaka 10 mvuyeyo. nkaha umugire gusaziyemo urabaza umujyi ndawuzi wose Nyamirambo Biryogo Kicukiro Kakira n'ahandi hose nakubwiye. yewe we reka rero ngusetse shaho ukuntu naje no biratangaje. hari umugabo waruje aho ngaho afite Toyota nyine aho ngaho iwacu duturanye bavuga ko abi Kigali. wese naba nyijyamo ndije ntabwo yigeze amenya ko nayigiyemo. nari ndagiye ne hafi aho ngaho nuko azamuka umusozi agiye iwabo nta muhanda uhari uhagera imodoka yisiga aho ngaho nyikubitamo nicara mu ihema ndanuma ntiyagira umuntu ayisigaho koko. ashida nta n'undi muntu wari aho hafi nyijyamo ndinumira ndicecekera. iherese zibizade ibyerese urabimbaza niba n'ubuzi itarataha simizi sinari nk'ibitekerezo rwose. gusa wari uziberekeza hehe? nari nyobese ko tuyi Kigali n'ubundi nashaka kujyayo uretse ko nta mafaranga nari ifite yangezayo. ubwo twanayigiyemo turagenda numva arayihagaritse. ugira imana ubwo bugeze numva arakinguye yinjiye iwe nanjye menya ko twageze i Kigali mvamo ndigendera. ntiyakubona ntiyagira n'undi muntu wo mu rugo rwo kubona. gisiranye no kumubona kugeza ubu ngubu so nawe yasinanamumenya. icyo nibuka ni kimwe nuko yari afite inkovu nini hafi y'ugutwi gusa nayo nayireberaga mu ihema ndunguruka. nyuma se shaho wamenye werekeza hehe? reka daraho narinzi se. upfa gufata umuhanda ubonye wose uragenda? napfuye kugenda gutya gusa nta hantu na hato narinzi. bwije rero nibwo nagendaga nkiryamira hariya nagusanze nawe. abantu burya kuko bahuza imiruho kuki utisubire kwa sogokuru wawe kandi wari uhazi? mu mujyi se shaho mu mujyi hararuze ubu hararuze rwose ubwo uhabona gutya iyo nta kintu ufite zo gusa ucyabi ntabwo kandi waba hari ikintu ufite na gito kumva rwose utahava kandi nta kintu hakumariye mu by'ukuri. nuko umuntu ahera mu mujyi ntacyo yamumariye. njye nta bene bacu nzi usibye mama gusa cyakora mba afite n'abasura. ntabuzi baza baje nyoko se ntiyabakubwira? iyo mubajije ibyerekeye ibyo arambwira ngo sindakura ngo azaba bimbwira. n'ubu ntabwo azi ko naje ino ubu azanshaka mbure azabona asubiyeho kumubwira ko data namubonye cyangwa namubuze. ariko sija tubigarutseho ubwo urabona uzamubona koko? ubwo ushaka mfite n'urukundo mufite nubwo ntamuzi bizatuma mubona. ariko nagenda yarampemukiye ubu ntazi ko yambyaye koko. ikitampangayikishije jyewe nibyo jyewe miroho rwose ibyo ntibimpangayikishije. nari kumukunda iyo ndera naho ubundi kuba yarambyaye gusa ntandere nokundusha gusa nk'ibindi byose yarahemutse ahubwo nta n'icyo yakoze. naba nawe ariko ufite ukubwira ko akiriho n'uko ameze naho jyewe nta n'igitekerezo. nzamushaka nzamushaka pe ariko ndabigusabye rero nawe uzamfashe. kangeze ku mutima nzagufasha uko nshoboye kose. gusa urakoze. dore n'ejo ni ku cyumweru uzaza nkwereka ari za kiliziya uzajya umutegeraho
ubwo nzazikwereka zose ese uzajya muzihureka izihe ko ari nyinshi nzajya kuri imwe nawe ujye ku yindi ku kindi cyumweru maze duhindure ubwo nuko uzajya kumva misa zose ariko none se sha yaba ari umuporoso cyangwa wo mu rindi dini utari umugaturika oya mu tubazo twose nabajije mama yambwiye ko datari umugaturika zagufasha aho ndabyemeye zagufasha rwose urakoze ariko ndabona bwije reka mfunge tujye kureba icyo turarira kandi ndoze yakiri ku manywa nta matara gushuka kubera amatara nta matara gushuka ubwo ibyo mu mujyi we ntabwo urabimenyera ntubizi neza hano gihe ntabwo nteka sinabona n'icyo nteka sinabona naho ngitekera byose ni akantu kameze gutya gusa urabona uko akazu kangana ni hato yako uburere bwanjye bwo mungana n'agapfunsi ariko turihengeka turabakwirwaho da ubwo tuzatangira ejo rero yebwo na hejo tuzatangira nta kibazo kindi wenda nzajya ko njye ngomba gucuruza kugira ngo ndebe ukuntu nabona kacyayi ko kurandoza ko ariko kantunzi niba ntacyo uzamfasha uko uzabyumva bigushobokeye rwose oya humura rwose nzagufasha reka ahubwo nkinge tugende tudasanga abana bimaze dore ibyamaki biba bikenewe na benshi ubwo bibaye ni hano hirya mu gakinjiro ntabwo ari kure ngwino tugende uje uhanya umuto yewe hano wazanye umwana w'umugozwe n'imodoka kandi yatakaje amaraso menshi cyane biraba ngombwa ko umuhanda kandi turapimye dusanga amaraso ahwanye nayo icyiciro cyagiye gushira hasigaye make cyane mubamuzanye se nta bene wabo bahuje amaraso bashobora kumuha kwida nawe muraruje ari mugongeye bose base bitahira hasigaye umusore umwe gusa sinzi niba hari icyo bapfana muhamagara umubaze niba ari hafi aho ko yewe muhungu hari icyo bapfana n'uyu muhungu muzanye wagonzwe n'imodoka oya ntacyo dupfondetse ko yaje kunsura dutemberana gusa nta bandi bantu bari aho se bashobora gutanga amaraso hari abarwaza gusa ariko sinzi niba bose bazi ibyiciro by'amaraso yabo noneho bazi uwo musore n'icyiciro ariko wowe waba uzi icyiciro cy'amaraso yawe ntabwo mbizi ntacyo nimufata bemereye mubapimishe murebe ko nta n'indwara zirimo harya ngo wasanze icyiciro cyari B nasanze ari B ndibutse D ugahuje amaraso n'umugabo wanjye reka mu telefone numve ko atarajya mu misa nyure hano mubwira nyure hano dutabare Mwiriwe telefone ivuze nari igiye kugenda neza ahubwo uwo murwayi agira amahirwe yagize imana kuko nimwicare mwicare hano nari mbuze ukuntu mbigenza rwose yanga gutarasumukira tari gutabara umuntu tega akaboko neza gutya nibyo rwose erega urandenganya ubundi simba imwe harya ni ubwa mbere utanga amaraso ni ubwa mbere rwose nta wundi muntu nigeze mpa amaraso gira ushya gato aho ntibibabaza oya humura yewe n'umwana agira imana koko ubuse ntabwo ukererwa misa ndakererwa ariko ntacyo none se gukiza umuntu se niba amaraso araba ngombwa ngo akire hari imiseruti iyo ngiyo cyakora yadufashije urakoze ubu tugiye kuyapima turebe ko ari meza tuyamuhe nizeye ko aramugirira akamaro umerewe ute se shamba ntabwo ndumva mbabara mu gatuza wihangane uzoroherwa ihangane hariya cya gishoferi kugeza ubu ntibarakibona reka dore cyamaze kubonga gihita cyanduruka cyakora nimero z'imodoka nazibwiye abajandarume bari hafi kumufata nagenda arampamukiye rwose naherutse ngonga nitura hasi nongeye kugarura kanya asanga ni nyamyahangaha kuko ntageze sinkuzi nahise mpagarika indi modoka abantu baramfasha tukuzana hano kwa muganga cyakora ndabona kuvura neza da niba uwo muti utarababaye cyane ahandi wazakira vuba turashize iminsi 3 gusa none urumva kandi imbere utaranavugaga sinzi ko nzongera kugenda neza numva amaguru yose yarashengaguritse yose humura amaguru nta kibazo wazakira vuba nejo bundi ukabura simbuka ubu nuko rero nanyeganyije kano kaboko abaganga urabazi bazakuvura neza woroherwa ku buryo utabikeka ariko zisha wakwegutse gato nibura ukagira icyo ufata ko nari nkugemuriye reka nkwegure ubu biteretse aho ngaho oya reka nkwegure ubanza ugira icyo biteretse aho ngaho igihe ntikiragera ese muganga aheruka kuza kureba ryari hari umugore ukunze kuza kumvura yahavuye kare cyane ni umubyeyi mwiza ariko disi
mbona nyitayeho cyane bya kibyatagusa nzagera vuba cyakora ntabwo nzi izina rye. Nibitawe kuri hano muhungu. Narije gusura uyu murwayi. Murumuna wawe? Oya ntabwo ari murumuna wanjye ni inshuti yanjye. Ese ababyeyi bawe ntabwo bari baza kugusura? Erega ntabwo yaba ari inaha. Nta wundi muntu afite bamwitaho uretse jyewe. Yaje kunsura ariko hari n'umuntu yarebaga hanyuma agira impanuka ataramubona we. Ubwo wowe ntibarabimenya? Uzaba mutumireho vuba. Niko ye. Urumva woroherwa? Ni buhoro buhoro. Humura uzakira vuba. Reka ndebe uko amaguru ameze. Humura. Ihangane. Hazakira vuba rwose. Mu gatuza haracyakurya? Haracyandya ariko ububabare buragenda bugabanyuka. Reka turebe ibyo mugemuriye. Nibi? Ni ibyo ngibyo. Ibisa nyabusa byatunga umurwayi? Ubugari n'isupu y'inyanya gusa? Nga mubiri nyinshi zibamo. Bitunga umuntu da? Kiko ari byo ndimo ugashunda ugataha. Nta kundi nabigenza rero mubyeyi. Yewe, maze ntuzongere kwirirwa uvunika. Nzajya mushakira ibyo arya. Murakoze mubyeyi. Ni wowe uzajya uza kumureba gusa. Mugize neza rwose. Naje kureba uko bimeze. Ndagaruka kukuvura. Ndaza kukuzanira n'ibiryo nimugoroba. Urumva? Murakoze rwose. Wirirwe kandi witonde. Sinkubagana. Komeza uryame ntukubagane. Ariko sha nubwo wagize impanuka ugomba kuba ufite imana idasanzwe. Njye n'ubwa mbere mbonye umuganga wita ku murwayi kuriya rwose. Uzi ko kuvugisha neza ukumva urakize burundu. Uretse ko nyine atari ibya bose, hari abaganga bari bavuga nabi yaza gutukagira ate ukumva indwara irakabije. Mbega umuntu mwiza kugeza ubwo yiyemeza kuzayanzanira n'ibiryo. Ntibyumvikana rwose. Ntabwo byumvikana. Kubona ntarapfuye kandi byarashobokaga. Imana turi kumwe nta gushidikanya. Byarashobokaga da? Kubona rero ndi muzima mvu warandaruje kunzira kandi utanzi. None uriya mubyeyi ukabyara ubwaye kakaba nyitayeho kuriya. Imana turi kumwe pe. Ntabwo rwose nta gushidikanya. Uriya mubyeyi iyo abana be bazakurikizaga imico myiza ye. Imana yo muri kumwe ku bintu nka biriya ntabwo bisanzwe. Maze rero ngagiye kujya nzanira n'ibiryo. Uriya azajya nzanira byinshi. Usanga mu masaa 7 na saa 1 za nimugoroba maze tubisangire. Yego shari ariko rwose ubufaranga ari kuzajya utinze nzajya ntari kunzajya ngusigira si byose aho niho nibyo pe iyo nama niyo udufaranga ari kuzajya ndanzajya ntubikaze kandi ducuruze ibyo ari byo byose bizaba biruta ibyo naryaga kure. Iyo nama niyo pe ahubwo uzave mu bitaro utizi tuyo dukomeza tubona ibyo twifotoza tumushaka. Oya ngomba kumushaka vuba nkamubona cyangwa nkamubura maze ngataha ibiruko bitarashira. Ubuse ko wagize impanuka tugiye kumureba twakongera ukagira indi. Ese agomba kubatera n'umwaka? Oya nta mwaka atera. Yaba utera amana hahise mpfa. Nahibye indi mpanuka ubwo niko bizabigomba kugenda. Reka nivugiraga da. Reka ahubwo nkwegereze Samuri ndashaka kugenda ubundi bugaruke ku mugoroba kureba ibyo umubyeyi aza kuba yakuzaniye. Ihangane reka mufashe. Humura. Wihangane gerageza. Ko ntabwo gerageza humura uzoroherwa vuba. Giye ngaho ube wiriwe rero. Urakoze. Ni mugoroba. Ngaho wirirwe. Urumva umeze ute noneho? Meze neza. Nta wundi muntu uraza kugusura? Ntawe. Erega nta wundi muntu nzi nangaha. Wa muhungu ni wenyine muziranye muri uyu mujyi? Keretse we wenyine gusa. Reka ndebe aka kaboko. Gira utya. Iyo ukageze utyo urababara? Oya. Nduva nta kibazo rwose. Yongera ukarambike neza. Ubwo nta kibazo kinini kirimo. Oya ntacyo. Kariya kaguru niko kashigishwe cyane ariko nako humura kazakira vuba wongera ugende neza. Bizafata nk'igihe kingana iki? Bizafata nk'ukwezi kumwe gusa. Baba we iryamye ahangaha. Ntabwo ari igihe kirekire humura da ko hari abahamaye imyaka se. Amazagira ngo narapfuye. Ese ntarabwira wa muhungu ngo atume ku babyeyi bawe? Oya yakuka umutima maze bikamumerera nabi. Naso ntashobora kuza se? Ntadatangira. Umwana mwiza nkawe mbese ntasugira yitabye Imana umuzi?
ntabwo uzi niba ariho cyangwa niba yitabye Imana. Ntabwo umuzi? Ntabwo muzi, sinigeze menya n'uwo ari we rwose, nzi mama gusa. Kanya ngo mutuye he? Tuye kuri Goma muri Zaire, ariko mama na papa ngo bavuka mu Rwanda. Kubera ko dutuye hafi y'umupaka cyane, njyana na mama ku Gisenyi kenshi cyane. Aha niho nzi neza honyine, i Kigali mpageze bose ndahamenya. Ntibabazwa n'ibyo tuvuze, reka ndetse tubyihorere, uzaba ubimbwira neza wakize, urumva? Humura nzagufasha. Murakoze rwose. Ngaho yeguka gatoya ushyikira ibiryo bibiri n'amata, nizeye kuyanywa. Murakoze rwose. Ariko si ibisore byose ni ibyanjye njyenyine? Ni ibyawe wenyine, witonda uryo uhaga. Sinaheruka kurya ngo mpage. Yengeye kureba abandi barwayi, rero ndagaruka kureba ko warangije. Murakoze. Mbega ibiryo sinana ndabanza ibihe ndahera hehe? Ifiriti, umuceri, ibishyimbo, inyama. Mirose katinze ndabigenza newe, ndabisigaza mbere basungu, ariko sinaruta mucura. Nubwo bwaba ari ubusa bwose, nkazi ko ngo ari byinshi. Ese shaka wivugisha bite? Ibi byose nibyo yakuzaniye? Ibi byose yamaye nkata cyangwa nawe araza kuryaho? Oya, ni ibyanjye njyenyine. Dore ibiryo dore bigireke za nyanya zanjye z'amafutu. Reka dutangire tugihereze bishyushye. Ese ndahirahira mbona kubibona. Biryoshye bite? Ibiryo birakaranze pe cyane. Reka abantu bijandika mu mazi gusa. Nagaho ko tubwira umukanjo cyangwa ukirwe mu nda. Biraryoshye. Watamye no kunyama ngo wumve. Cyakora birakaranze pe, ureka abane babijandika mu mavuta maze bakabikuramo bidahiye, maze bakanura amafaranga yabo. Watamye no kunyama ngo wumve se? Ntayo utangaza pe. Reka byose ntacyoroshye. Ndebirize dododo. Bamukaza vindi bamwe bataje, zimwe basuka ku muhanda. Nkubwira rero bagenda bakandagira. Imbura budu zigiye kuwa mu bitaro no mu rukiko barahabeshyera. Ubabara uracyabwumvara? Ubabare. Mu buryo wari urwaye n'inzara ririmo nayo. Nuko nabifuza ko njye nawe njya mubere nyina. Gahunge. Mbamubyifuze pe. Yewe utamufite nakwemera ko amusimba uriya mubyeyi rwose. Maze nkumva ububare burakabanyutse neza cyane. Afite impuhwe cyane, uriya mubyeyi afite impuhwe. Yewe udafite mama nakwemera ko amusimbura. Afite nyinshi yagukundira. Aha. Singiye kurushya rubanda. Aho ngeze nshobora kwitunga nabi ariko nkabaho. Izo mpuhwe tubona hano ntabwo zamara icyumweru. Oya, uriya we ntasanzwe, ntacyamuhindura umutima. Cyakora aragukunda ibyo aribyo byose, aragukunda pe. Urabizi? Mama, rero ndumva nijuse. Reka mpaguruke. Haguruka gato. Reka mpaguruke. Ese n'ubicu ndumva byagenda uruhande rumwe. Ahubwo reka ngende atansanga hano akagira ngo nza kukwambura ibiryo byawe kandi koko ari byo. Reka ibyo ntacyo. Ubwo si byiza nuko nabisigaza amazi bigapfa ubusa. Nzajya nzi ikigiye ku mugoroba na saa saba ku manywa, sibyo? Kugeza igihe uzakirira. Cyangwa uzi ariko sha ntundi uzihamire mu bitaro upfa kudapfa gusa. Uzihamire mu bitaro uzageza tubona dukomeza kwirira, sibyo? Ariko Shamiro, nubwo twagira urumva wowe uri hanze ujya ugenda witegereza undebera ko hari umuntu twaba dusa amazu urabahata. Sibyo? Ibyo nabyo nzabikora uko ubishaka, nzabigufashamo da. Cyakora ndabona nawe uzakira vuba. Ngaho reka nyaruke atansanga hano. Uzakira vuba nta kibazo. Reka nyaruke. Ngaho uramukiye. Kavama, urabona ibintu byanjye bitariyongereye reba. Ndabibona byariyongereye cyane. Muri sinumva uko wabigenje. Ubwo niyumvisha impamvu se? Oya, ni iyihe? Nuko naheruka kubikoramo ngo ndagura inyanya n'ubugari byo kurya. Uriya mubyeyi ugira ngo ntiyadukoreye. Nibyo koko. Reka ibyo yadukoreye ntawabwira undi ngabyumve. Uretse n'ibyo bintu kandi wari umaze no kuba igisore kinini. Ariko nanjye nuko da. Nanjye nabaye igisore. Umuntu we ntiyakumenya. Uretse ko numva ntacyo bimariye nari nabona data. Numva ibintu binyobeye koko.
Turavuga ibyerekeye gushaka so. Ibyo kumushaka rwose ndumva binyobeye. Umva nawe aho nabereye mu bitaro wambwiye ko nta muntu n'umwe wigeze ubona dusa. Haba mu nzira ndetse haba no muri za kiliziya. Yashwida. Gusa kuko nzabigirana. Oya ubwo no gutaha ukajya kwiga. No gutaha ukajya kwiga ubona nyoko baragutegereje cyane kandi yarahangaritse. Ntiwanguye ko waje atabizi. Ashwi sinabimubwiye. Yewe mbobwira ntabwo ari gutuma nza. Ashobora kuba yarabiketse abonye ambuze kuko nari narigeze kubyivugisha ariko ntabwo nari nkomeje. Uretse nuko wagize impanuka ntushobore gukomeza gushaka naho uri ntiwari kumubona. Umuntu utazi ishusho izina cyangwa se atuye mujye nko urabona wamubona. Use kuko nzashobora kuba ntamuzi pe. Ntazi nuko yapfuye byo burango bigera inzira. Cyangwa nzongera ngaruka undi mwaka. Nubundi inyoko azajya ahora gucunga ntazatuma ugaruka. Mama ntashaka kongera kumubona bibaho. Ese ubundi yaje kumukurebera. Umenya hari barahemukiranye. Ariko si nkanjye kuko ndazira iki. Erega nanjye sinzi ko nzabona imbaraga zo kugaruka kumushaka nkibuka umwaka winazanye. Ariko nzagaruka y'ubusa. Yandushya data yandushya. Kubona kuko ndararwa ntambi inzara ikanyica ngasabiriza kubera we. Nta n'ikibi nigeze mukorera koko. Ubuso ntakugira simba narapfuye cyangwa nkiba. Kwiba? Uzakinisha ikindi. Washoboraga kwiba bakagufata bakaguhata ntibazamenye n'irengero. Wenda abo ngabo bari kuba bamuye twabo. Ubu se data we yamuye iki koko? Agatuza kanye karenze gushenjagurika gutya atari ukubera we. Ese ko ntazi ko ndiho koko? Ntazi ko yambyaye? Mfasha. Ubwo se umubwiye iki niba afite abandi bana yabuze nahashyira? Ndi bose yanjijije iki? Simfite amaraso nka yabo. Mama yambwiye ko kandi ko nsana papa wunguwo cyane. Cyangwa wenda we ntabwo azi ko dusa. Nubwo yabimenya ni hahandi. Niba nanyanga nge nzakomeza mukunde Shamiru. Ndamukunda kabiri gatatu. Ndamukunda nashaka azafata nantekereje. Nzakomeza mukunde nubwo ntamuzi. Sharo rero urwo rukundo ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ahubwo reka nkubwire umuntu ukwiye gukurwa n'uriya mubyeyi wadufashije muri iyi minsi yose atugiriye neza. Cyakora koko. Ntabwo urukundo rundi. Jye narugize mbuzo ndwereka ndarureka burundu. Uriya mubyeyi nzamukunda iyo aturwanyeho bikabije pe. Nubwo numva birenze ubwenge bwanjye. N'ubu kuko numva birenze ubwenge bwanjye. Uvuze ko ibiruhuko bishize nkaba ngomba gusubira kujya kwiga. Sinkwiye kujya kumusezera maze nkanamushimira bwa nyuma. Ibyo nibyo. Ibyo birakwiye ariko se tuzamusanga ku bitaro kwe tutahazi. Nkwiye kumva mu rubazo ngo wamenya gusa. Reka mubwire nungutse igitekerezo. Ejo saa sita zajya kumureba ku bitaro mfite agapikipiki hari umusore uzakantisa ntabwo azakanyuma ndabizi. Noneho imodoka yijemo nyikurikire mpaka kugeza avuye matashyi. Ubwo tuzaba tuhamenye maze tuzajyayo. Usika ari byo koko. Ubwo turaba tuhamenye tuzajyayo saa 9. Asaba ari mu rugo kaza bari kuwa gatandatu. Ariko rero umuntu watugire neza kuriye twagombye kujya hari ikintu tumushyiriye. Twamushyira iki? Abantu mwabura ko bafite ibintu byose. Icyo badafite twamuhana iki? Ikibazo nawe kiri. Ubuse muri utuntu twanjye koko nta kintu kirimo. Yemwe nta n'udufaranga mfite twagura icyiza adafite. Tubigize dute rero? Umva rero icyo twamuha cyaba urwibutso gusa. Urumva? Sisha niko. Wakwifotoza twembi maze tukamuha agafoto kacu. Siko ari nibyo. Uzi kora haro bose kora hangaha. Icyo ni igitekerezo cye ahubwo reka tunyaruke. Ni ukunyaruka maze ejo tukagenda tukabitunganya. Saa 9. Umuntu akabwira ko byihutirwa bakayagira vuba. Tukazayimushyira. Icyo nicyo kintu atabona mu byo afite byose. Injira. Muraho. Yego, muraho namwe. Kava muha. Muraho. Yego. Muraho nawe Miro. Muraho neza. Yego. Mwicare. Murakoze. Nikoze kava muha. Numva umerewe neza warakize rwose? Yewe ndumva ameze neza. Narakize cyane. Yewe ni byiza rwose. Turi nakakaguru nako do. Karagenda nta kibazo. Ni byiza cyane. Karakora. Mwakabyere se mbahe. Iyo nkabonye ko agenda mu kafanta. Akiruse. Nka nze mbazanire. Urabona ibintu biri hano Natangaje. nta handi hantu nari nabibona. Nuko nawe twari twabura hakomeye urumva. Nanjye numiwe.
ubwo mu ijuru ko harushangaho ubwiza ntabwo mbihamya nawe nta rindi ijuru ntirigire maze rero naza ndahitamo aka gafoto gategure araje nari mbakumbuye rwose natwe nuko kubona rwose warakize biranshimishije kavana hano nanjye narishimye cyane abaganga ni abantu beza cyane mwakire murakoze muryoherwe murakoze amakuru se yandi ariko ni meza harya ubu ngubu iwanyu ntiyigeze ubatumaho ngo ubabwire ko hagize impanuka oya nanze kumukura umutima azaba abimenye ubu ngubu ngiye gutaha nzagenda ejo ahubwo yaraje kubasezeraho tukaboneraho kugira ngo tubashimire neza mwatugiriye ariko ntabwo twabona uko tubivuga aho mu bikorwa cyangwa se mu magambo gusa ahubwo twabateguriye aka gafoto twagira ngo tukabahe kabera urwibutso ni muhumere mera agafoto keza k'abana beza murakoze ishenge mwembi mufatanye uzi ko musa yewe wagira ngo umufini umwe rwose ubu ntacyo mufanara aya ntacyo kenshi abantu basa ntacyo bafana ni keza cyane cyakora rwose mwaramfashije bitavugwa nta kundi kuntu nabona nabashimira imana izabampembera ntacyo bitwaye rwose mwiriwe mwiriwe rwose twabonye abashyitsi yewe niwe mwana najyaga njyana ku bitaro na mugenzi we uyu se niwe kapiko ushaka mama muraho yakize rwose byanshimishije uyu se we yitwa nitwa Miru uraho Miru muraho cyane komera umugenzi we nyine baba yamwitagaho cyane warakize neza sha ngubu naroroheye rwose nuko sha ahubwo ejo nzataha ni byiza rwose twari tuje kubashimira ko mwadufashije ejo azagenda tubafashe ibiki ahubwo ni byiza ubundi se ko abantu bariho gufashanya reka ni abana beza rwose kandi bitonde dore n'agafoto agafoto batuzaniye ngo kurwibutse ukuntu babitekereje ese bashamura abavandimwe ko musa ntacyo dupfana bishoboka murasa cyane rwose ntacyo dupfana reka rwose ubitegereje muri abavandimwe nuko basha muri abana beza rwose reka mbishye bino bintu ndaje tuganire nanjye nyarukiye mu gikoni ndaje mube muganira nawe urabona uriya ni wa mugabo neza niwe namumenye wa wundi wanzanye igihe nazaga sinabikubwiye niwe rwose namubonye nubona niriya nkuvu iri kutumena nakubwira sinabikubwiye ubwo nabitekereza warabibwiyeho uzi ko igaragara cyane niwe rwose nahure ceceka ndabona arakize ikambwira akazakora ndabona agarutse ese washaka ko mutanywa turanywa nimumwe rwose nta kibazo barabongera n'akandi yego yinjira wirenze abandi muraho habishu kamera amakuru ki cyane meza muraho namwe ba muraho neza muraho cyane ushaka ufate kuri kabyeyi barakoze abana se nabaye ko mbona ari ubwa mbere mbabonye hano nza abandi aba bana ni ubwa mbere ni n'ubwa mbere bagera hano nanjye sinari mbazi rwose ariko si abana ko mbona musa ntacyo mupfanara reka da ntacyo rwose ashwi sinakubwiye ko wacu njye muhungu njyenyine mbe habicu mwiriwe usanze ari bo nkegera hano da cyakora rwose usanze uyu mugabo warimo arambeshya ngo abahungu ntacyo bapfana baranasa ariko cyane cyane umuto ntacyo bapfana ariko ko basa koko reka barasa cyane nabona nanjye bwa mbere nabonaga hari umuntu basa ariko nkibaza uwo ari we mu mutwe wanjye simubona dore n'uyu mugabo we nzaba ndabivuze nsanga niwe neza yewe abantu bapfa gusa ntacyo bapfanara reka niye ariko si ubwo murabivuga mukomeje koko yambaye nawe byirebera umbwire rwose witegereze uruhanga ni wowe izuru ni wowe umunwa ni amaso ye sinakubwira barasa n'ukuri ko ntazi uko nsa nawe gusa se nabyitegereje mbona nibyo rwose oya rwose barasa ariko mbere hose naroraga hehera aho da urabona iyo mbibona jyenyine mwari kuvuga ngo ndabeshya oya ntabwo ubeshya rwose barasa yewe ahubwo nzabando
niba guhindurerwamo wirebe niba waribagiwe rwose aba bana murasa uzi ko kuko ari byo ariko sigo murabivuga mukomeje koko hano ukuri nuko nyine ntawe uti nta muntu nyine ahubwo ngaho reba neza nawe murasa sinaba ntazi uko usa nkumenya abo dusa rwose niko sha gwe mukuru wanyu ni he Karama iwacu ni Kibungo muhe komine muri komine Kigarama aho ko muje komine aho wenda ntibamuva indimwe gusha iso nindera nta data ngira yarapfuye se ntabwo nigeze bumenya sinzi niba yarapfuye ufite nyumenya ntuzi niba yarapfuye oya nta kintu bigeze bamubwiraho ntabwo mbizi mama wenda nawe nuko ntawe mfite oya we yitabye Imana nkiri muto yanarerewe kwa sogokuru cyakora ndamwibuka kuko nari mfite imyaka 5 yitwaga nde yitwaye Nyiramanadera Nyiramanadera iyi niryo zina rye Nyiramanadera niwe nyoko niwe ni yenyine yitabye Imana nta wundi mwana byaye hanyuma wesha ababyeyi baba bariho njye mama ariho ariko data we ntawe ngira yitabye Imana ungana iki ntabwo yitabye Imana ngo ariho ariko sibyo ko ntamuzi ngo ariho ariko n'umuzi abahe mama yambwiye ko abi no mu Rwanda nyoko se wabahe njye na mama tuba muri Zaire kuri Goma hanyuma se bakaba mu Rwanda niko mama yambwiye ko bakavukira ari mu Rwanda hitwa i Butare njye rero aho ngaho ntabwo i Butare oya we ngabi ni Kigali ahubwo niwe nari naje nje gushaka hanyuma nkamubura wari waje gushaka naramubuze none ejo nzataha nyagasani niko sha maze umushaka utazi naho ari utamuzi gusa wona kuzaborutse sha no rero ko uhita so yatandukanye kukiri muto yego niko se sha nyoko we yitwa nde yitwa Kayitesi Yudita Kayitesi Yudita niwe Kayitesi Yudita niwe nyoko uramuzi niwe mama ko ndumva abo bantu usa n'uwo bazira aho da sibwo noneho babaye bene wanyu suko abantu bibwirana batabiramukanye hari ukundi se mada tuvugane gato habishu ndaje ndabanganira n'abana wanyina use ko numvise usa n'ubazi naho si bene wanyu ahubwo nibyo nagira ngo gusobanurire cyakora ndabanza kugusaba imbabazi kuko ntabigusobanuriye hakiri kare ryari ibanga ryanjye njyenyine nuko ntarabyumva ndaziguhaye uwo Nyiramanadera ntacyo dupfana ariko haba ni mu cyerekezo cy'iwacu muri komine imwe tukiri bato rero twigeze gukubagana nari mfite imyaka 17 nibwo uriya mwana avutse niyo byose no wawe nibyo rwose simbishidikanya wowe uretse ko avuka icyo gihe nari mu ishuri ntashobora kugira icyo mumarira bakaba yarabaga iwabo imuhira hashize imyaka nk'itanu yagiye gushaka umugabo kure agira ibyago apfa maze iminsi mike ye baba we ubwo nyine nibwo yasaga ko ari agapfubyi kuva icyo gihe sinigeze menya iby'uwo mwana kugeza muri aka kanya wabaye umubyeyi gito bigeze aho ngaho koko ubwo se watinyaga iki ndakunda rero yego mbere ukiri umunyeshuri ho birumvikana ariko se waboneye akazi n'ibintu kuki utabajije aho waba wahora n'iki uruzi igihe cyose twamaze dushaka akana koko aho kugira ngo kumbwira ko umufite mbere yuko tunasezerana nkabyanga cyangwa nkabikunda ndemera rwose ko ari ikosa rikomeye nakoze nayo mpamvu natangiye gusaba imbabazi mbere nakeka ko mbikubwiye wabyakira nabi kuri njye rwose urumva ko wibeshyaga cyane mvuze ngo ndagukunda ariko umwana wawe nkamwanga ndumva ntaba ngukunda by'ukuri yego wamubyaye mu bukubaganye nk'uko wabyivugiye ariko ikosa rikomeye ni uko utamugaragaje ngo umwiteho murere kandi uzi ko ari uwawe rwose abona ko ikosa rikomeye koko rwose ntuzigere wumva ko nari kubifata nabi uzi ko hambere ahangaha nari nakubwiye nti aho wavana umwana hose uzi ko ari uwawe namukunda rwose ntabwo ko ari ukugukinisha rero ntacyo cyakora Imana iramutuzaniye tubyishimira ahubwo uriya muto wese ibyo ni ibiki uriya muto nawe n'uwanjye nta shiti ntibishoboka ngo iki Imana isingizwe we birashoboka se kuko ibyiza nk'ibingibi byaduhuriraho koko icyarimwe yo byari byarihishe he cyakora madamu ibi bintu bimaranye igihe kirekire kubwira ni uko wimbabariramo rwose ubone nerashiriye imbere nta kibazo icyo napfaga n'umwana rwose ahubwo reka tugende ubibwire umubyeyi we uri umubyeyi koko tugende mbibwire
habishutse rero ndakumva uyu munsi inyenyeri ebyiri zirerana zabonekeye mu rugo rwanjye reka si inyenyeri rwose ni igiti miruho nawe kava amahanga nyuma y'imyirondoro yanyu mwavuze mu kanya namenye ntashidikanya ko uretse no gusa ahubwo mwembi muri abana banjye papa mwembi muri abana banjye papa nyigira rwose papa ari we ngewe reka jya ubu natakaye rwose zawadi ni koko zawadi nyigira kandi n'abari bahuye basaza ni igitangaza rwose imana yabazanye niko bimeze ni wowe nuko nagushatse ko nahora mwana